Aka ni akandi kabanza ngiye kuguha gafite 13 kuri 17, ariko kadakeneye amafaranga menshi. Nkeka ko uzanye ibihumbi 800 bayafata, kandi kari hano mu mujyi wa Kigali. Ni ako ngako uri kureba, kari hano mu mujyi wa Kigali, kenda kwa akisesinga umuhanda. Kari ahantu heza rwose hateretse, hameze neza, karahendutse. Muri makeya ni akabanza ubona ko kari available, kuko uri kubona ko werekeza ku muhanda. Ubu turi gukora urugendo rwerekeza ku muhanda. Urebe iminota biri budufate kugira ngo tugere ku muhanda. Nkubwira ko iyi ngiyi ari Bumbogo Real Estate ikomeza kugenda ibagezaho izi mari ziba zidahenze, kandi tubasaba kujya, utu tuvidewo ntabwo tuba ari tunini, mujye mugerageza muturebe turangire, kuko ntabwo tuba ari tunini. Hari amakuru aba akubiyemo ushobora kumva utigeze wumva mu ntangiriro zayo. Murabona ko ku muhanda ntabwo ari kure. Uyu ni umuhanda, akabanza ko kari hepfo gatoya, gato cyane rwose, muri metero nkeya zitari nyinshi. Ni akabanza rwose keza, kari ahantu heza. Urabona ko hanatuwe, ruguru y'umuhanda haratuwe, hepfo hose haratuwe, hirya haratuwe. Ni akabanza ushobora kugura hano mu mujyi wa Kigali. Nushake rwose uzajya umbaza buri tudiru twose wifuza, nzajya nkufasha, kandi tudahenze, kuko ngewe mvuga ibiciro nk'uko biri, sinjya nshyira hejuru. Ndabashimiye.